amafaranga wibye miliyoni 15 niba se niba nayibye skogo nayibye wamaye ngaho bamushyira amafaranga kuri ahubwo so kuko nakumera madamu ntuzane byo kumushyira nta numero ubona uzamenye gera agane muri Amerika ana ngari muri Amerika byo ujye bikora wanyo yagiye mona kiraho kubona muri Amerika ndasimo urayindusha ntabwo muraman numva nuka ureka ariko mwishwana nje ndashaka mwiyunga. Yes, nizera kumeze fresh, nizera kumeze neza cyane aho budukurikiye uri mu bice bitandukanye, mwayikaze mu biganiro bitandukanye bitambuka hano. Yitwa Damour muramuzi cyane muri cinema, yitwa Jeskizo Mipango muramuzi cyane muri cinema. Nago duri butinde ni iminota mike cyane. Iri bujye mu monetization. Ubwo no guhera ku 8 nishaka tukoze 8 gusa. Damour. Yes. Ukubeza kuvuga ko Jeskizo Mipango Kasuku ari mu bamwe mu bantu bagiye bavuga ko ugamije kurya amafaranga y'abantu. Damour yibye abantu reka kubivuga gutyo bijya ku ruhande. Damour yibye abantu. Yuhuye n'umuntu wagukasaga uri mu bihe bikomeye by'uburwayi nk'uyu nguyu mukibure Life ubitekereza iki? Sinamuhaye ihene ze ntiyari ine hazida urabona itari nje umusenze nari murwayi buretse gato ntubaze ngo wamusebeje Damour ni igisambo nari murwayi amafaranga wibye miliyoni 15 niba se niba nayibye skogo nayibye wamaye ngaho bamushyira amafaranga kuri ahubwo so kuko nakumera madamu ntuzane byo kumushyira nta numero ubona uzamenye gera agane muri Amerika ana ngari muri Amerika byo ujye bikora wanyo yagiye mona kiraho kubona muri Amerika ndasimo urayindusha ntabwo muraman numva nuka ureka ariko mwishwana nje ndashaka mwiyunga gusa warahemutse ariko bivuga wowe arwaye ari muri serum platform zakamufashije ari muri serum murango nguriyango yibye n'ibyo si naga ibyo Damour mubaze yajyaga twajyaga tumushyirira amafaranga kuri momo uri kumva ko ntabwo yagezemo zikageramo kajya kuvidura kuri bamujyanaga muri MTN bakamujyana imbere manager jambo nago ararwaye aba type bakunda ntago navuze ko atararwaye wavuze ko none ko akubufasha ni ikibazo oya kuba yakwa kubufasha nta kibazo cyari kibirimo ariko no kubona umuntu mwafasha arimo arabyimba atese none se kuba ari mu nzira zo gukira ni ikibazo urumva umuntu atangiye kwishima ko ashaka afashe umuntu uri mu kirago cyangwa se umuntu uryamye urimo za serum bari twese twakubufasha sibyo ariko burya iyo umaze kubona ubufasha bwawe ntago ari ngombwa guhita ubyimba nyine ngo ariko Damour cyamaje no kwamukasaga kuri social media umwana wa mbere yamufatiye mu mujyi baramufotoye Damour ngo agiye kugura ikechi y'insazi uri kumva yamagana none se amafaranga wagemuye muri hazaje kwivuza yambaye nabi yagombaga kuba arimo aragura imiti narayiguraga sibyo nta miti waguraga yese n'abana ari gupfa rero oya Minadefu niyo yagufashaga kugura ibi ariko Damour wajya uvuga ariko Damour ubundi Kasuku uyu nguyu uvuga ari amafaranga ari receive diye wakiriye bya Yesu umugingo yamaye n'ikina ari byo negeze amezi akugera ukoresheje vandare wifi dire hoy koreye akacyanda vandare we nari murwaye kasi kandi nari murwaye giza amezi amafaranga koko uyu ni umutipe wabuze umuntu umukubita ngenda mudiga uri n'umusivire kwanza Damour ikintu duseka ariko ntabwo bisekere birababaje ikintu kimwe kuri Damour cyo ngenda mukubita ngenda shimira Dekate we ntabwo na Dekate je mbonye Dekate namukora mu ntoki ariko Kasuku yaraguye mu ki uyu nguyu mugata suzino yango rero yajya kuri YouTube ngo Damour no mubonye ngafite abana barindwi ngafite ikipapa ngagenda ngameze ngashage umuntu urwaye kandi icyo gihe nabaga ndi muri serum urumva manitse oxygen man nukwenda dushimire ribu inzego za polisi badukijije urumogi ariko icyo gihe bro sinzi hano Damour barukuraga ariko yabaga afite strombo inganica arwaye umuntu ararwaye ngo afite urumogi reka nkubwire genda mu mategeko wese ntusingira ngo warizera sinyambona abo muri Amerika no mukoboye jya mu mategeko y'abantu barwaye impyiko kuri Google biriho ntago nabihakanye umbwire ko nkweta butararupfuye ikintu kiriho umuntu arimo arivuza ararwaye uramushinja ako ntiwagura ko tuyamagana n'urwaye bro magana nese kuvana nabo sindago ari 170 duhamagare mu mujyi nuko tubamarisha ibyo ni amagambo ibyo ni amagambo no gusabya imodoka nziza modoka se ubundi sinayigura bishaka oya ariko wagendaga imodoka nziza icyo gihe ariko imodoka n'umuco wacu barazifite Damour n'undi yasanzwe atunze imodoka uretse no kuba wenda sinzi bakifite ariko yasanzwe ayitunze yanese n'umushatse nagura indi erega ndakora sibyo kandi nkuruko Damour ubundi baguye amafaranga niki yateye ikibazo Kasuku miliyoni 10 natonga bamaye nyine kugira ngo yifuze nogiye kuba nka ntuzo ugiye kuba nka fireman wavuze ngo yahawe ngo akamiliyoni kamwesha ngenda yemera amafaranga y'usutahingiye ntago ngiye mbihakana
kandi ndashimira abafashe Breeze nibyo nayerewe ni igice Jay Skizo yakoze cyakubabaza cyakubabaje cyane ubu nako ubonye uburyo reka njye yajya acengera n'inyundo uburyo nari mbayite nyimbaraga nari ngiye guta nkwavansa aho rero wari ugiye kuboroka ntabwo nari ngiye kubita nari ngiye guta nkwavansa muri ibifunga bikuramo ikintu kiriho ni kivirane nkawe jono gwahese amaso leta nyazo dodo we nakwice sha nuko ugize imana kubabare reka nkubabare basi reka nkubabare namwicunga genda toza nambwire mwere kanjoro kamwe namutera geta sinzi ndamuru ujya kora yaryaga abana kaze ubwiza ukuri genda gake ariko rero iyo mubivuga gutyo bavuga ibintu nk'ibi umukobwa wanyemera ngo aranciyemo ibyo ni amagambo urumva kandi yararwaye umuntu urwaye mpyika akora akazi watonze gake yaje udatinya gukubitwa ukagenda natumaje ku musarani wihagara hano nkagutera njono gusa nubwo we nari nkurwaye shaho ariko ndamubona ntabwo turi butinde ariko yawe bari guhemuka ngiye umuntu nashimira wenyine ni Dekate gusa honor yakugiriye neza igihe cyazose zamubonera nuko ntaramubona singiye kubeshyura mupete mana isi nijoro Dekate hano saba byo yakugiriye neza mutanaziranye ntago umunsi iki gikarita sinasubira mwari muziranye iki ntago nari nkiza ariko numva kigira umunwa gituka abantu wumva ari umuntu wagufasha afasha bwahise ngiye ninge nishakiye numero za Dekate nazawe nandera ariko shaka kuba ari umuntu wazima ninde wazimenira kiporo muto urumva ntabwo namaye nomero z'umurita Dekate nkamwe yasabira ubufasha aba mu Rwanda b'abanyamakuru byari byabananiye abo bitwa abantu barwibutso byari byabananiye ariko Dekate yankore campaign bro mu byumweru nibwo n'abanyamafaranga kumufasha sibyo ibi nono hahitaza muri umunyamakuru wasabiye inkuru wasabiye ubufasha ahita bavuga ngiye ngo ndabeshya sindwaye aba babona kurira rero sasa noneho ibaze umuntu urwaye ukabona inkuru zimugwa icinege nkuko uri muri serumo urarwaye ugahora n'izo ring mimi ni kama soja urumva ngiye nani utaba umusirikare ko wanakwiyahura niseye nawe no kwihora bla ibaze rero kugira ngo umuntu igihugu cyose kirimo kirakuvuga muri serumu urimo urakora dialyse bari gukuramo amazi mu maraso rimwe na rimwe no mu bitaro barimo abanyamakuru barimo baragucuruza yego buriya cyagiye bari bigiri menye bari tarakira imbaraga nyinshi byise abanyamakuru kuri YouTube ubundi ne kurega ibinyamakuru byose ubu no mbando mukire kurenza kuko ni no kubafungisha urumva ari no guhohotera ibaze umuntu ari mu bitaro ari muri serumu uri kujya gutangiza inkuru katarwaye ngo nagarwaye si cyase genwa n'amategeko ariko se wenda uretse ko wabaye umusirikare naho umuntu wahura n'icyo kintu atari umusirikare yanakwiyahura urumva uri muri serumu ubona bakora inkuru urabeshya urimo urasredinga wenda umuntu kurwaje wete uzi ibintu byabaye hanze hano bavuze ko umuteka mutwe urwaye izo mbaraga utabaye umusirikare byabimeze kugira ngo wenda niyo mpamvu ushaka kubaza abanyamakuru bose bagiye basebye bashatse baza tugakora netabi bavuguruza ibyo bintu babwiye barimo abanyarwanda dore iki kigo cya mbere uyu nguyu ni uwa mbere Kasuku kandi urumva ko n'ubundi birakomeje ntabwo umunyamakuru murimo kwishyiramo mana isi nijoro ngiye namubonye ngiye nanamuremera umuntu bitango Yago Pondate ni Pondate ni Pondate bro Yago ni umwana mwiza sibyo mwamusebye mwamugira gute ariko buryo agati kateretswe n'Imana Yago yaramfashije mu burwayi bwanjye Yago sinari muzi bro Yago yararashakisha ahantu ntuye anzana 700 ndambwira uruwahe ati umunyamakuru itayago nta kamera azanye nta kamera yarazanye yaje yafashe mu kamverope ndama yase Yago amafaranga umaye nari ndyamye hasi kuri matera uyakuye hati nawe n'abakunzi banjye bagukunda navuze ikibazo cyawe bamaye amafaranga aragenda ntabwo urakoze bamugi ejo aragaruka azanya ejo undi agaruka yamaye hafi yamaye nka miliyoni 2 n'igice sinzi aho yabaga Imana imumugisha sinzi aho bayamuhaye yaza ko ari umujura cyangwa ari umwana mubi nta cyari kukugeraho wenda bari nariyeho ariko yamaye nayo nakoreye ubwo Yago nta nubwo wari ubizi Yago Imana nkumugisha ubwo ariko se nyine kubona abantu nka Kasuku bakoresha bafite platform nini zagafashije umuntu nyine ukabona nizo zikumenasa abantu bafite platform zabo wenda baba baranikore bakwiye kujya bazikoresha gute ikintu cya mbere umunyamakuru akakuba yarize n'iperereza yego ubundi nkuru ukaba ngo Damuru nagarwaye wamusuye buriya muri abanyamakuru batangazaga inkuru iyo mbere kuyandika akabaza kaza kanda bakangiraho akareba ubuzima ndimo akareba urwaye mfite akareba uburyo ndi kuvurwa akareba ububabare mfite ntabwo ari kuva nkajya gukora inkuru abeshya ko ntarwaye yari kujya avuga ati wa muntu muri kubeshya ararwaye ameze nabi ahubwo mumufashe mwongera ubufasha aba ari kumusebya ngo ntarwaye ni ukumusebya akavuguruza inkuru z'abansebeje ariko kubera gushaka views buri wese arabeshya ari kumwe n'abagore ari kumwe amatabi ari kugira gute ariko views zizarikora views bona zitaratwaye umuntu muri gukora byo gusebya abantu kugira ngo mucuruze umuntu akaza kano kamugaho mwese mugatangira ushaka inkuru mukajyaho yaturutse mu bana be muri famille mu byo yatunze mu byo yareye byose mukabimanuka kugira ngo mucuruze bro ntago ari byiza bro sibyo views zajyanye umuntu arimo ararengana
ariko mwese muri kumuriraho uwo utaye inkuru uwo bari baziranye uwo yasuje se kabanga aramuzi kandi hari n'utazi n'amazina ye si ikibazo ni ikibazo gikomeye n'itangazamakuru muyikoreshe mwubaka apana gusenya mwubaka imiryango mwubaka abantu mufasha abababaye niyagira ikibazo kivuka wenda nkuko cyari cyamvutse ngo ndabeshye sindwaye ahubwo ngo ubikuririze ahubwo ugende wegera wa muntu babivuzeho umeze se ameze ate uwo muntu bari kuvuga ntararwaye cyangwa ntarwaye none se kugira ngo wajya hari n'abavuze ngo nishakiraga amafaranga ngo niba abanyarwanda ngo nakimfashanyo narwaye ase ngo umuntu w'umugabo ufite imbaraga yakora ibyo bintu no mu ndangagaciro zanjye no mu ndangagaciro z'igisirikare kubeshya abanyarwanda ntabwo birimo ariko kuki dukunda ibibi urumva urarwaye icyambere cy'abantu nabwo babajwe nta n'umuntu reka niyame n'abantu tujya duhura bakamera ngo narinze ko wapfuye kane kubona ngo kuki utapfuye niyishimire ko nagihumeka bakoze ukuntu ari babi ariko uburyo n'ubugome ndenga kamera sinabari igitibe ngo nasubira mukanje cyo ngo ngo wibaga abantu ngo ndamuri wangu wandi ngo warupfuye why not nta deni ryo mfite Imana nitanga ubuzima icyambere cy'Imana ikugire neza ibi ifite umugambi wayo singuge ko abantu bapfuye benshi cyane kandi ngiye nkabanyiri hose ari n'abazapfa bakansiga ngiye Imana nitanye amasezerano no kuzamana imyaka irenze 100 niyo kontra afitanye n'Imana rero ntabwo Imana yabivuze ngo izabikureho Imana yambwiye ko nzakira nkirwaye hari abo twarwaye rimwe bapfuye benshi cyane narushaga ikindi cyane se barafite ubushobozi bwo kwivuza barafite n'abantu babaha impyiko uburyo bwonyine nabonye impyiko bwabyo ni igitangaza cy'Imana kuba naraho impyiko n'umuvandimwe habwa n'umuntu witanze aturutse mu karere ntazi mutanaziranye akanyamagara kandi ati Imana yambwiye ngo nkukize naramuwaje se Imana bikubwiye gute arambwa ati ngiye senga Imana n'umuvuga butumwa yitwa Jadon Imana mu mugisha ngira nkunda batware yego yaravati Imana yambwiye ngo nkukize urarwaye kandi yambwiye ngo impyiko ndamubaza uruwahe ati wacu ni mu karere ka Gakenke ariko nkorera Musanze yari umufana wawe reka da ni umukristo wumvishe nyine inkuru gutyo yasengaga Imana niyo bava abantu basenga Imana babaho yego kandi Imana ikorera mu bantu kuko Imana ikorera mu bantu nuko ibyo yarambwiye ati Imana yambwiye kirimo ibimenyetso bigaragara ko ngomba kuguha impyiko cyambere cyo bisaba iki mubwira ko bisaba ko duhuje amaraso ikindi mubwira ko bisaba kuba nta burwayi afite nta sida nta diabete nta hypertension nta ndwara nimwe afite mu buzima afite uturemangingo dukomeye arambwira ati sawa kuko niba Imana yabivuze kuko Imana ntabwo igibeshye reka ngende mpime nicyo kimenyetso mbere yabimpaye kigaragaza ko Imana yambwije ukuri ndabwira sawa uzaze Kigali muganga kwandikira ordonnance bagupime araza aritegera araza mwereze tiki bamupima asanga kuko normal ijana ku ijana abaganga bakonfirma batunguye yaguye impyiko nta kiguzi Minadef aradufashe tubona visa tubona passport tubona amafaranga yo kudutunga mu Buhinde turajyana tujya mu Buhinde ntamuzi bro mutaziranye turagenda tugerayo harano twageraga mu Buhinde abari amazu y'abarwayi abanyarwanda bavuye Sudan bavuye Uganda abanyarwanda bato mu mazu yacu twasanze n'abandi barwaye impyiko none abantu baje kuzibaha bo baranaziguze uri kunyumva umuntu akayiguha umwishyuye bo babaga baranaziguze miliyoni 5-15 we wanjye yaje kuko Imana yamutumye urumva Imana niyo yamaye impyiko ayimere n'ubuntu tugezeyo babandi babaga baratawe amafaranga kugira ngo batange impyiko urumva twabaga turi mu breeding imwe yego mu nyubako imwe byabaga ngombwa ko birirwa baganira bagasabana bakajya guhaha ku masoko bakagenda bakajya mubaza se wewe ngiye bamaye miliyoni 15 we bagwaye iki bati Imana ngiyewe niyo yankoreyemo intoma kuri uwo muntu bati waba ikigoryo twishyuwe none wowe ngo n'ubuntu uzi gushobora no gupfa aravuga ati se ubundi Imana kare tanga ubuzima arabakasa ariko urumva nanone bwa bugome bw'umuntu uko bugarutsemo nibwo noneho butangiye bro none bwatangire none aho ntarantabwa n'impyiko kugeza ku munsi wa nyuma urumva ko bari no kumucira ijye bikarangira yitahiye wari umunyana cyane barubwira ngo ngomba guha amafaranga ura n'umusitani ngo abanyarwanda baramufashije ngo arakize ngo abatereka reka ati se ubu nta muntu upfa agapfana impyiko ze kandi akazi zikamuborana abumvisha uburyo ijambo ry'Imana bro yageze n'ahantu twabaga mu Buhinde ashinga itorero nako ashinzeho icyumba cy'amasengesho abarwayi bose n'abarwaza bose bakajya bafata n'ijoro akadusengera bigaragara ko ukora umukozi w'Imana kandi none ikintu kigaragaza ko Imana ari yamuvugiyemo hari abantu twajyanye baye impyiko n'abavandimwe babo hari abaye impyiko n'abagore babo hari abantu baye impyiko n'abana babo zitabaye successful ariko iyanjye nawe yabaye successful ku buryo ibipimo abaganga bagendera kuva nahabwa impyiko hari bayabwa
ubundi baba bavuga ko ugomba kumara ibyumweru iminsi 21 kugira ngo ugarutse mu Rwanda wamaje guhabwa impyiko. Yego. Hari rero numara n'ibya 21 agasanga yongera yagize ikibazo y'amayafection akagumayo iyo akaba minsi yamara karenga. bakimuvura bakiraka impyiko bayigundagunda hamwe babashyiragamo n'amapamba ariko ngiye iminsi yateganyijwe n'abaganga yabaye successful. Sinigeze ngira ikibazo na kimwe kuva nahabwa impyiko sindarwana n'igicurane. Urumva ibintu bya Imana bibayemo. Ni Imana yabikoze. Imana ariko mbere ntarajya mu Buhinde najya njya gusenga ko mbere buryo urwaye upfu ntaho dafunda imitwe. Yego. Njya gusenga abantu abakozi Imana akamwira ati Imana ashaka kuzayikorera ukaba umuvuga butumwa ukayihamya ko ari Imana ikora. Nicyo mpamvu yagusigaje. No uwo mwana wambaye impyiko yarambwira ati ngewe nta nyindi nyiturano nguhaye nta n'ikindi kintu usaba uzampa uzakira agakiza wemereye se umwami n'umukiza. Birahagije. Nicyo gihembo uzamumpaye. Urumva se umuntu atari umukozi w'Imana. Yego, urwo rugendo twari rworoshye kuva urwaye kugeza uvuye kwivuza umunsi wa none urashima Imana umeze neza. Niho hakuye ikimenyetso cyo gukizwa. Ubwo tuba mugani n'umugambi w'Imana. Niho nakuye ikimenyetso cyo gukizwa. Kandi uko usanga Imana nta kindi kintu yashaka ko nzahamya ko Imana ibaho. Yego. Kandi ko Imana ikorera mu bantu kandi ko Imana ari umubyeyi. Rero nanjye ngomba kubihamya. Niyo mbamije no kuri kamera ko Imana iriho kandi Imana irakora. Kandi Imana wisunze nta kibazo agira. Ariko si ikimenyetso cyiza cy'uko umuntu akwiye kujya yakira n'Imana mbere ko agera mu bibazo kuko kenshi yagiye twibuka Imana mu gihe cy'ibibazo. Cyane. Nabonye isomo nyine numva mbere no munyabyaha nkuko abona kubeshya. Urumva ibyo byose baba bashinje nawe nabikoraga naranarwara bakabyuriraho rero nk'aba bagaswa bango wakundaga ibyana undi udakunda ibyana so nta numwe nirwana n'abakobwa urumva ariko none urumva ari kintu nuko nyine agaruka mu byashize ariko amahenda amateka arahinduka. Amateka arahinduka umuntu agahinduka. Ubundi umuntu utakijya mu bagore ndi umuntu utakijarajara ndi umuntu utakiyandarika ndi wa muntu nibura triste ushaka kubyuka agasenga nkibuka ko ngiye kuryama shima Imana nimba mbyutse mu cyo ndavuga Imana wakoze wandinze muri ijoro. Hari abantu bapfuye bavuye mu mwuka hari abarwayi ariko ngenda cyahumeka kubw'impuhwe zawe nkashima Imana undinde kuri uyu munsi nirwo ngenda mu ntambwe zawe ndinde ibyaha n'ikinege nijoro najya kuryama Imana wakoze. Hari abavunzwe n'amamodoka hari ibiti byagwiriye hari abagwe mu mazi ariko yewe urakoze ko nibura ngeze rino joro reka ndarare nawe umpa amareka bangote undinde rino joro kugeza mu gitondo myutse nzagushima. Ubwo isengesho byari ribaye ibyo sinajyaga mbikora ariko ubu numva ari devoir kuri njye ni umukoro numva ari devoir ko ngera ahantu nkahamye nkanga nkabwira ko Imana ikora nkabwira ko Imana yangire neza sikunga imbaraga z'abantu nubwo abantu bamfashe bakamvuza bakampa nizo nkunga ndanabashimira cyane ubundi acyashimira umuntu wari wese niba ari umuntu uri kuregreta ko yamfashije nkabanyiriho Imana imuha igihano serious ariko niba umuntu wamfashe agabashima ko nakize Imana imwongere umugisha imwishimire kubyo yampaye mu kubira inshuro 300. Amen. Kubona bamwe mu bantu bakritika kutarwaye ahubwo atari nabo bagize icyo bakora ibyo bifata gute uwo muntu nta kintu yanakwereje ni yanagukandira akanyenyeri ariko niwe wa mbere uri mu bakritika ko utarwaye. Abantu baba diaspora cyane abantu bakomoka muri Congo baba muri Canada bari abantu bagira umutima mwiza abanyamurenge abantu bahunze batwaye kubera ubuhunzi n'abanyarwanda batuye aba muri Sweden aba mu Bubiligi bose bamfashe ndabashimira no bamaye inkunga ifatika. Natanze code kuri MTN bamakode y'akanyenyeri mu mezi ngaye narwaye mu myaka ingahe mu MTN yamaye $1,620 ngira ngo urumva ubwo n'abandi batanga ijana hano mu Rwanda niyo mafaranga avuye hano mu Rwanda uko naho ubufasha babonyuzaga mu gihe bavuye bari hanze bamaye hafi miliyoni zigeze muri 12 ava menshi yavuye hanze. So ndabashimira cyane n'abamaye mu Rwanda bakamira ijana hari umutura ushaka kwigomwa igiceri cy'ijana agiye gura buje cyangwa umunyu akakima nawe ndamushimiye reka bavuze amagambo niwe utaratanze n'iciri cyatanu nyine ahubwo umuntu ufite uwo mutima umuntu arakuna umuntu ashobora ari n'umukene ariko akaguhumuriza akabwira amagambo yihangane komera nubwo na amafaranga afite ariko akaba afite umutima. Uyu muntu ubuze byose ubuze umutima akabara n'ubushobozi nakomerewe arakomera Imana imubabarire niwo bagenda babunza umunwa basebya abantu urumva kujewe Imana ishimwe cyane kandi babara abantu bose afite imitima mibi abafite imyizi bongerera umugisha nuko nguko nabivuga. Hari igihe umuntu wenda nago turi buze gutinda kuko urumva ibyinshi bari bivuze no kwa Kasuku wenda banaza no kujya babikurikire ariko wabwira iki nk'umuntu nyine hano umuntu ubonye nyine ugiranya agasaga na Kasuku nyine akumva ni ibintu biri grave ariko bijyanye n'umubabaro afite umubabaro yanega Kasuku akasebya niyo byari binzamura umusemburo ko mu byukuri byararangiye narwango waramubabariye n'umutima ufitiye ni inshuti yanjye n'unamusudano turiwe wenda turanasangira mu kanya uko yabiteguye sinagombwa ko tunasangira ko nanjye yanjye mbafite ariko cyambere nuko abantu bakiyunga n'abanyarwanda akabona ukuri ko bya bintu mwabo ndavuga nayishakiraga ubuzima abashaka izo views so namubabariye. Usufa uraruhutse
ndaruhutse ntacyo nakujya kumubona utarahura wumva uremerewe w'amadekati nkamuhobera w'umumaro nkamwoza ibirenge niwo mumaro dekati wa mwana we simuzi pe numva avuga sibyo ko nawe nyine yaje kujya aranengaho gake muri izo saga zabayeho yabaye nk'unengaho gake nawe asa nk'ubikuririza agendera kubyumvira ariko naje kumusobanurira nyuma arituriza ntiyongera kumvuga nabi abona ko nawe yatanze umugisha ntabwo yawunyaho ngo awihagarikeho kandi yari ahamaye ko nabyo wa mugani b'abantu babi bashobora kongeza n'abandi kumva niyo umuntu yatangiye kugira neza agatangira kumva romazi ariko Dekate ntacyo mushinja yabitewe n'abo bantu bagiye bamvuga nabi ariko yageze aho ndabimwumvisha arabyumva abantu bari kumbeshyira n'ikindi arwaye reka twisoreze Damu wakoze kutuganiriza muri iyi minsi urimo kugaragara mu bihe bikorwa siro cyacu ndugaragara muri filime umwari ndugaragara muri filime diaspora igiye gusohoka ya Bakaca ndugaragara muri filime Ituwera reba itagasare ko dusa nka twayagaritse ngira ngo bo n'izindi tuzagenda dukora igitekerezo cyo gukora filime yawe nshyashya igitekerezo kirahari ufite umwana ushaka kuzanzana ibikoresho wanjye uba hanze munsi yabizanye nyine filime ni ibikoresho abakinnyi barahari n'ubushobozi ntabwo rero nimbara kubona amakamera n'iki bikenewe nzakora proje zanjye ni sawa cyane wakoze kutuganiriza wakoze kuduha umwanya ariko genera ubutumwa abantu bikuramo ubumuntu kubera ko views ntekereza ko ni ibintu bishakishwa wanakora n'inkuru nziza kubwira abanyamakuru murasebye abantu umuntu akugire neza mukanyongeye musubiza hasi niba umuntu wamukijije mukomeza umukuru wo mugisha sibyo rero mwishaka gufata abantu ngo mubazamukireho mukora inkuru zisebya abantu zibatwika zibaharabika wowe uri muri zara kuri YouTube ariko uri muri ikizina rya wa muntu urimo urasebya kugira ngo ubu ngubu wenda abanyarwanda benshi barumva kandi abanyarwanda bafite umutima wanatekereza banayakure bamaje kubona ko zira nkuru zari zo kunsebya ariko hari n'umuntu utarabyumva hari umuntu utarabyumva kabisa hari n'umuntu duhura ngo dore cya kigabo dore cya gisambo kandi mu by'ukuri aruko yayobejwe ni ukuvuga ngo hari n'abantu bataramenya ko narwaye kugeza ubu hari n'abataremera ko nagiye mu buhinde bazi ko nyine byarangira nariye nkituriza ntari narwaye ntibamenye suite yabyo nimba nagiye kwivuza nimba nagiye mu buhinde nimba naraye impyiko ubu ntawe impyiko meze neza ya mpyiko yari rwaye yarasimbuwe ubu meze neza cyane ubuzima bumeze neza ni iki ubuzima bwakugishije dusoza ubuzima bwangishije ko ubuzima bw'isi ntabwo ari ubwacu uyu munsi uri kinangura urimo urabyina urimo uragaragara umureteyare urimo urakaraga igifari ugaraga ifiriti ariko bro isaha n'isaha ubuzima buraguhinduka buraguhinduka niyo mpamvu rero ujye ugira neza ukiri muzima wiragize imana uyikorere uyishime ukora ubane n'abantu neza erega niyo nkunga nabonye nuko narabanye n'abantu neza cyane nuko nakoreraga ibintu abantu bakunda sibyo iyo si uko kibaye imana gusa nawe wese aba nayihabwa kuba naragira icyo cyizere cyo kwihabwa ibikorwa byiza wakoze rero abaje bakabirinyaho bagashaka kunsebya ubwo nyine se ko bafirinze kuko cyambere cyo nuko nagomba gukira nshimira abantu bafashe kwivuza uburyo inkunga nayikoreshemo bwose narakize imana ibaha umugisha yego wakoze cyane kandi ramba amen abantu bakoze kudukurikira reka dusubire mu biganiro byacu bitaha